Maki Hinigilo Key aka the game key. Yeah, Nina Winyange. Baby girl. Ndagana kama ukwe. Love ya. Nina Winyange. Izina ryawe ni nka batima nubatse mu mutima umunsi mani duhuza imitima nk'abatuye ifatuma tutitaye kuba tuvuma mpinga nzima muhoza wanjye uri umuhorakeye rero Imana iriho natwe turiho nicyo ubona Imana ishobora kuba yashiraho uramutse uba Imana wakora. Hello my people out of there, my name is JD. This is Obutare Media, the only one channel which is give you each and everything you need, each and everything you want, each and everything you get more importance. I am JD. I'm with your best rapper, the number one in the world, the number one in everywhere. There is amazing things we are going to do here. I'm with your boy. You welcome my boy. You welcome my boy. Ngira ngo kubivuga rwose mba nabuze amazina mbivugamo, mba nabuze aho mpera, mba nabuze inyito, ariko murabibona guhera hasi kugera hejuru. You welcome. Yeah, thank you, and yeah, I can start like a rapper. Gia, Maki, Hinigilo Key, aka the game key, yeah. Ndishimye nanjye cyane kuba ndi ku Butare Media by now. It's amazing, it's a brace. Kandi nawe ndabona kabisa umeze neza ibintu byose fresh. ati meze neza cyane ngira ngo rero nguko mubibona kuri kamera zanyu guturuka hasi kugera hejuru no umuntu wikwije no umuntu wambaye neza cyane ku buryo bugaragarira buri umwe wese. Kwambara gutya bitangira bite, wambarira hehe? Urabona nyine music ni session cyangwa se ni department nini cyane. Yes. Urumva nkanjye kwambara amafite team igomba kunyambika bitewe n'ahantu already nshobora kujya gusura mukecuru wanjye hakagira umuntu nyambika. Yes. Kuvuga ati mu misa hakagira umuntu nyambika. Nshobora kuvuga ati maybe ngiye kureba match hakagira umuntu nyambika. Yes. Navuga ngiye muri interview hakagira umuntu nyambika. Yes. Nubwo ngo bafite team nyambika kandi mainly bahuza n'ibyo umutima wanjye ubushaka kuko I'm a rap. Yes. Mbese ubona hip hop. Yes. Nyangire kwambara ya hip hop ntago nayibura agashitingi naterekaho n'iki kugira ngo ati ntago nayiburira agashitingi naterekaho ngira ngo rwose ntabwo ari ibikabyo. Murabibona Maki, yo like you so much. Umeze ute simenyeze ago ibintu ni neza urabona 2025. Yes, n'indi vibe byo kabisa. Ni mo fire mwaka ni butazanarangira kuko ni biboro dufite muri uyu mwaka byo ni incredible. Tuwushyire mu myaka uzakumbura nunarangira. Yeah, of course man, kurabona dutangiranye ibiganiro bya Danje. Dufite nandi ma projet menshi mu studio twana launchinze. Yes. Dufite ukuntu nyine music twayi brandinze neza. Kandi dufite no n'ukuntu turi kurema gang nziza yo kugenda dufasha muri buri kimwe. Uteye ubwoba ku buryo ki abantu barakumbajije iminsi myinshi itandukanye bambaza bati se ko mukora ibiganiro bitandukanye, Maki aherereye he, Maki ko tumukumbuye, Maki ijambo rimwe ku bantu bawe mbere yuko rwose dukomeza twinjira mu bibazo tugomba kubabwira. Abantu banje the fans abankunda bagira ute nuvuga ngo nibumve ko nge Maki Derex ndahari. Of course ndi busy muri stu. Yes. Ndi busy muri stu kameme n'ubwo atabora mu bundi buzima busanzwe bwa buri munsi. Yes. Uko banye nagira my daily business, na checking everything the town whatever. Yes. Ariko ngenda hari muri stu kandi uyu mwaka kameme nk'umuhanzi ndakeka ko nimba kubita banki imwe ebyiri eshatu bazavuga this guy kandi urabona physically ku Butare Media nibambona baravuga ati umuhungu wacu cyaze kabisa kuri he is still the one, he's a one and only. Hanyuma Maki Derex hari abatakuzi burya, hari abatakuzi nubwo abenshi bakunyishuje bari bagukeneye. Maki Derex mu magambo make ya muri intro yawe ni muntu ki? So urumva ndi umuhanzi nyarwanda cyangwa se wa Afrika wundi nubwo wundi dushaka gukora n'ikintu ngo ndi umuhanzi nyarwanda ngende umuhanzi w'isi. No wizi ko music ni rw'isi reka byite gutyo kuko umushinwa ashobora gukora drip ukayumva
umuntu wahe nawe za Barbados za Jamaica ashobora gukora ibintu ukabyumva. Yes, already. Urumva rero ntago yakwirimita ngavuga ngo ndi umuhanzi ngo wahe nahe none no kuvuga ngo rero ngo umuhanzi ngo Rubavu ngo Nyarwanda ibyo muri uyu mwaka twabikuyeho turi abahanzi b'isimane. Turatanga ubutumwa isi yumve. Nukuvuga ngo ngewe ya ndi umuhanzi Nyarwanda cyangwa se wisireka mivuge gutyo. Yes. Watangiye music 2012 kameme urumva ubu imyaka 13 irashize. Ndapushinga tiri nawe urabona ko nkiri muri game. Ya urumva ko mfite bagage mfite inzu y'ibitabo y'abaraperi muri ngewe. Yes, you are miracle. A rap library yes. cyangwa rap in my you are role model for everyone. Hari abantu benshi baba ariyo mpamvu ngo bwira ngo bakutubajije baravuga bati dukeneye Maki kubera ko barakuzi cyane and I also ndakuzi guturuka 2009 ahubwo ngewe ndakuzi rwose Rubavu warayifatanye map ibintu biremereye cyane. Dore hariya rero ndashaka ko twe twahera hariya. Maki ni umuntu watangiye ryari bigenda biti? Ya urumva nuvuga ngo ubundi navuga ko kariyeri yanjye yakinwamo na movie kubera yuko ni kariyeri nayo itangaje kandi yuzuyemo n'amahaso cyane nagiye ncika cyane. Yes. Natangiye nyine game ndi kumwe n'abandi bajene dukora makuru menshi cyane. Ayo makuru mbona nyine ko akundi wa muri nko muri groupe. Yes. Ukabona ko nyine maybe the skills the IQ ni iki ntago biri kuri level ushaka. Yego. Ari uvunika cyane urabiza amakuru iki gihe hari igihe umuhanzi umwe bari uvunika. Yes. Cyane ariko none inyungu zaza. Yes. Mwese mukazisharinga. Yego. Nyamara wundi wavunitse buriya tugiye mu buzima busanzwe umukozi wavunitse abagomba deservingwa guhembwa byinshi. So urumva mfata decision yo kuvuga ati nge nakwitinga. So nakwitinga ngatangira solo career yanjye kariyeri solo yanjye. Yes. Ubwo nayitangiye urumva 2012 gutyo ko za 2009 nkiri muri ayo makuru nibiki. So 2012 ndapushinga 2013 na 2005 till now ndapushinga urumva urwo rugendo rwose rwuzuyemo ama concert twagiye dukora bikabibaza abapolisi bakanga ko turirimba. Yes. Wenda amasaha yageze ibibazo byabaye aba producer bakatwima indirimbo. Yeah. Sometime wavuga ngo ugiye kuri radio n'amasedi yaragiye hari icyo gihe urumva umusaza kayikina wenda kubera ko hari. Yes, yes. Wamara kuhava akaita yereka akaitari ngahurira imihanda ati musirikari warabuze n'ibiki. Yes. Urumva byose zari challenges. Yes. Ariko ikiza nuko twazicitse biri no mu bintu ndibuze kukubazaho wenda byibuze. Maki hari impamvu mpereye icyo gihe cy'imyaka watangiriyemo ngira ngo wenda nibo byibuka neza rwose kandi ndatekereza turagufite uyu munsi twaguprofise. Wakwibuka bimwe mu bihangano wahereyeho ku buryo ki wadukubitiraho akantu gatoya kabisa ukavuga uti aka kantu kabisa nkitangira karanshimishije? Ya urumva nahereye muri urumva hari indirimbo nagiraga zo mu groupe nka za Student Life akagambane cyangwa se n'izindi ariko nyuma yaho ngo nasoro career yanjye ariko reka mbaye wenda nka kapira ntoya. Yes, uya ntari ibintu hari bi ya kera bisa nyina w'inyange. Yes. Nkina w'inyange uri umwana nkunda buri munsi wuzuye umuco w'iwacu burya kuva mu bugimbi makina kurota gubutitsa nti wowe malaika washusha nyaga inzozi zanjye kubera wowe baby girl nkafata inzira y'izo nzozi tugahura mu mpinga y'imisozi ndi umwami uri umwamikazi. Ndi umwami uri umwamikazi. Usoje vuba nari nakunze vibe zawe ariko nyine ndabizi ndacyagufite ndakubaza byinshi cyane. Ndakubaza byinshi cyane kubera ko turatanga n'umwanya wenda bamwe mu bantu b'abakunzi bawe bakubaze. Ntari bimeze neza cyane Maki. Muri icyo gihe rero uratangira na n'ubu ngubu uracyafite imbaraga zo gukora. Ngira ngo wigeze kubikomoza ariko ndagira ngo ubivugeho nanone challenge ubu dufite byinshi turi gukora bigatrendinga kubera imbuga nkoranyambaga zihari. Icyo gihe mukora nize challenge mwahuraga bese ugereranyije n'ubu bimeze bite? Ya urumva buriya hari twakuvuga turaba pioneer bibyo bintu kuko urumva nko gutangira rap none aho umuntu wese arayumva n'umwana wa pastor ubu ngo basigaye arapa rwose papa we mu rusengero agacurira ariko icyo gihe twe dutangira. Yes. Hip hop yasaga nk'icyaha. Yes. Tumvaga hip hop bigari bya cyaze urumva kuko niba ari abantu batanga ukuri na leta iho cyangwa se n'abandi bantu baravuga ati no muri negative y'ibiki. Ngira ngo wenda hari vibe iri hafi ahangaha hari vibe ahangaha nibise mbona
hari n'uburyo ibintu biba bimeze buno abantu baracurangirwa nigeze mbona hari n'umuntu witwa Tabaje wenda twakora ibintu kuri isi yanitanga bro cyakoze nge bari nawe wampa piano nkarapa yes gitari nkarapa man whatever you bring for me I'm ready Nyina w'inyange uri umwana nkunda buri munsi wuzuye umuco w'iwacu burya kuva mu bugimbi ntakurotaga ubutitsa ni wowe malayika washusha yaga inzozi zanjye kubera wowe nyampinga nafata inzira y'izo nzozi tugarura mu mpinga z'imisozi waba abanyarwandakazi tumwamura umwamikazi mapreri wa Marine Emilia mafeva free forever ese ujya wibuka cya gihe na hahandi twagiraniye igihango kidasaza muri rya kone rigana iwanyu Gisenyi tawuniga turi ku kiyaga nyina w'inyange urakana keza kimana nyina w'inyange ndagukunda kama ukwe Lavia nyina w'inyange izina ryawe ni nka batima nubatse mu mutima umunsi mani duhuza imitima nk'abatuye Fatuma tutitaye kuba tuvuma mpinga nzima muhoza wanjye uri umuhorakeye inshuti yanjye y'amagara nazigera ngurana magana nsanze nta n'umwungana ntiwigera unyamagana nyabusa kipa we yabavuga baravuga ntibavuma mu mahiganwa ninjye wagutsindiye ibyo twakoze byasimwe n'urungano dusabanye imiryango izuba mu kirere ribahe nowe ezimana yo mwijuru irakurura mwijuru be nyina w'inyange ukwinyambo z'u Rwanda kanakimana ukwinyambo z'u Rwanda nyina w'inyange urakana keza kimana burya nyina w'inyange ndagukumbuye wowe usa n'amasimbi meza karisi umoreza amata ku ruhimbi reka nkwitetse kikeye njya mbona benshi hafi ya maso yanjye ariko abo bose nawe akuruta baby girl you the one number one you the queen yeah you're right ati you the one you the queen nababwiye ngo nakatari kaza nzakaza nababwiye ngo ninkwe nzanyuza mu muji nababwiye ngo ndi kumwe na Amaki the Lex the super rapper the best rapper the number one on the world ndakumira cyane rwose ngira ngo namwe bimeze neza cyane vibe idasanzwe iyi ndirimbo gute rero urabona nyine indirimbo nayikoze kera it was ni story yanjye y'umukobwa nyine nakuranye nawe muri quartier yes it's a true story ni true story yanjye kuko niyo mpamvu nananye feeling for this turakurana then of course nk'abajene haza kwa approachingana baby nyine arabikunda turabikora bivamo famille ngari cyane sina muri kumwe nico bishatse kuvuga of course man wow nizere ko nayibona iri buze kumushimisha kabisa cyane even by now naramubwiye ko namwemereye ko ndamara nk'imyaka igihumbi adahangayitse atarira ngira ngo abantu batazi kugira amagambo bavuga rwose mwigireho umusore hano rwose afite amagambo adasanzwe uru rukundo se rwawe nawe rwatangiye ute bimeze bite kutumye nibaza kuri Amaki out of music urumva kwa kunda abantu bakundana kameme twari dutuye wenda no mu cyaro nuko by now wenda we are living in the city ariko byatangiye nyine kwa kundi aca mu rugo agiye kuvoma nanjye agasanga umujene ndi gukina agapira nk'abandi bose ariko nabona sister nijerekani ngavuga ati ntawamenya niki
ya bebe nyine ndamwaproachinga abanza no kubigira intambara nifasha n'abashuti kuko yavugaga ko wenda atakunda umuhanzi ko bivuga ko umuhanzi afite ukuntu ari expose mu buryo buri international cyane yabirangira bebe nawubwira ati humura burya nubwo wambona nk'umuraperi muri drip n'iki umutima wanjye ntago kubaka ari kuvuga ngo nuko nambaye nuko ngaragara no kubaka ni idea ni plan ni love amakimu ngo nge nawe twahujwe icyo navuga ko twahujwe nuko turi batoya dufite n'imbaraga buriya love and energy let me call it like that kuko urukundo n'imbaraga nibyo bintu byatuzamuye aba nkunda n'abandi down n'abandi hejuru akaba nkunda naba nabonye ibice ntabibonye naba nagiye kuri stage bakama bu cyabanshimye akemera kurivinga muri ups and downs z'urwo ko buri gihe bibaho no kuba turi batoya rero twasetinze goro nge nawe turavuga ati turacyari mu 20 n'iki reka du planning mu myaka 30 tumaze kugira abana n'iki tuzabe dufite where to sleep what to do and the other stuff okay biba bigoranye nubwo wenda turi kukubaza kuri icyo kintu umustari nkawe hari abenshi muhurira mu mastu bakubwira bati Maki urarenze umeze neza cyane ni bya danger Maki bimeze gutya na guca gute how you escape that ways to choose nyina w'inyange niko numvise wabikoze uti ni gute strugglinga icyo kintu nyine nibyo nakubwiye wenda urumva bebe twakuranye mu cyaro then no kuba wenda yaratuye hafi no mu rugo akunda guca mu rugo nyine agiye nko kuvoma n'iki agasande gukina agapira nkuko nabivuze nyine abandi bajene yari umukobwa ngiye nabonye nyine nkabona a deserving a point na nshaka uko iyo ujya gutereta point ushyiraho wenda muremure mugufi inzobe igikara the big size or small size samyash whatever ariko urumva for me urumva ngiye nafite character nari nshaka kure kandi yarazujuje kameme biromvikana yarazujuje Maki rero tukiganira hari abastari benshi harimo ba Shaft Intwari hari abandi batandukanye ba Young Grace at the same hari nabandi bastari bagiye bakora ibintu birenze Rubavu aribwo nawe nagiye nkumva niba ntibeshe Rubavu Gangs ko mwakoraga byari bimeze bitisha shusho neza hagati yabo baji urumva mani kera twa dufite wenda one unity n'ubungu birahari ariko wenda the Young Grace Shafty Pacifica Bex Cedro Puja Igaboy cyangwa se Pogold ya baraperi benshi cyane mene hamanchoning aba Fat J bande bose urumva bo nabaji twabanye muri game kameme ariko game kwa kundi gende hinduka nyine hagiyemo kugive upinga by now ariyo mpamvu nyine nka Maki nkiri stand mvuga ati ndacyari muri game ariko hari game nyinshi nyine twagiye dukora naho basaza habaye imikino nyine cyo kuba barabaye nabo disappointed cyangwa se bakajya no mu zindi nshingano kuko hari umuhanzi ushobora gushaka gukomeza umuziki bikanga cyangwa se yabona amazi imyaka 5 akora umuziki yabona wenda ntago income yashakaga iri kuvamo yaga stopping amani cyangwa se yabona ukuntu societe iri kumufata we agahinurwa na societe kurusha gukurikira inzozi ze kabone wenda ati ayo majorara uri kurapa n'ibikiri byafo urumva rero nkabo bose by now ndumva Pacifica cyangwa Africa Magic yaba Thompson yaba Joskid bose n'abajene bari muri game urumva nyine ku escapinga nuko ngena komeje gukurikira inzozi zanjye zindimo kareka gucibwa intege nibyo navuga ngo abanci negati urapa nabi wambara nabi nabice rufite umugore ntazabyumva byose I give the shit then niki cyaguteraga imbaraga ukiraho cyaguteraga imbaraga nuko nge am rap nge nkundi njyana nkunda umuziki so nta cyabinkuramo keretse ubwo cyankura kwisi cyankura kwisi no cyambuza ati cyankura kwisi nicyo cyatuma mva muri hip hop nicyo cyatuma mva mu byo nkora tuve muri iyo myaka wenda tutuza muri kino gihe turimo none ahangaha Maki uteganyiriza iki abantu nibiki uhugiyemo nona ubu ndi bize cyane urumva bura nk'umuhanzi ndi bize kuko izina Maki Derex ni brand nini cyane isi yose yakumva natangiye gufata izina Maki Derex nkashora nkoresha izina Maki Derex urumva niba nzwi why not nashaka restaurant Maki Derex restaurant Mahoko KGL USA whatever urumva natangiye ndi bize cyane no kuinvestinga kugira ngo noneho bya bindi baba young brother banje cyane binde bahanzi bagenzi banje bashobora kubura binabaha mu buryo bw'ubushobozi binavuga ni by the way
ndahari mfite utudiri twanya turi gucamo bro, niba ukeneye aga stage cyangwa se ko wambaye cyangwe cyangwa ukeneye ko nagusapotinga for ABCD, yes, yanga ba mfite ukuntu nyine mu mufuka ameze fresh tu. mu rugendo rwawe rwa muziki hari challenge ikomeye ushobora kuvuga uti nahuye nayo ariko wenda bigenda bitya? Yangiye ikintu cyacindege cya mbere cyashaka wenda n'umuziki ko na devia. Yes. Yari mere wanje tu. Yes. Mere wanje ntabwo yakundaga kura pape, ntabwo nakubesha ari umukristo usenga cyane uko mwe mwabitangiye kera cyane. Yes, mere wanje we kumbona nambaye big down, pocket down. Yes. Yumvaga ko umwana we yakundaga aho umujene w'umuhanga utsinda mu ishuri, yumvaga ko umuntu agiye muri yo ango akumva ko nyine bitari byiza, ariko nanjye nabaza umwe wasi ko ntazababaza mukecuru. So ubwo urumva habayeho kupeza ari mukecuru na rap. Yes. Niki nzashira ku munzani. So urumva ndavuga ati rap isa nkaho iri gutegura future yanjye. Yes. Kamene mbensa nkaho mudinahinzeho gatoya manze mu prove ko ibyo ndi gukora bizarya tu. Ndipusha nkura ama stage mukecuru abibona ku buryo n'ubungu kabisa n'indirimbo yanjye iri anyina y'inyangira arembye burani wamaye n'amafaranga yo kujyana muri wow ikintu kiza cyane kabisa. Iyo umuntu akoze agashiramo imbaraga byanze bikunze bakabona ko atari ugukika intege mu byakora, ngira ngo ko bigera igihe bikagera aho bigera nkuko bivuze. Maki dukomeza tuganira rwose, tukomeza tuganira muri urwo rugendo rurerure rudasanzwe, muri uko gukora challenges zigiye zitandukanye, muri uko guhatana, urumwe mu bantu bagwa bakiramira. Nimvuga kurwa ndabamvuze nabi, uri mwe mu abantu benshi bagenda bavuga bati cyaze Maki bivaye. Ibyo byose biva ko urumva niba nshobora kuba nafata ati this is my only one love, urukundo rwanjye rumwe. Yes. Navuga ati inzozi zanjye ziri kujya hano, nkaba nakwipusha nkagira akaboro umuntu yaryamamo n'iki. Yes. So secondary cyangwa thirdary nkaba navuga ni n'inzozi zanjye zo kuba nakomeza ishuri n'ubu ndiga kameme. Yes. Niga nimugoroba, nkaba nakomeza ibyo bintu byose kubifatira hamwe nkabizamura. Nicyo gituma abantu wenda hanze bama credit. Yes. Kubona nabaye ntahemuka ku muntu wanjye, so byarangiza nkavuga nireka nk'umugabo wese ufite inzozi zo kuba wagira ubuzima bugenda. Ako kantu kubugwiza tungo urumva ko kazama ariko nyine byajute muri make. Urumva byaje niyo nakubwiye ati kwagushora tureka mvuge kwa kuno umuhungu nawe ni umukozi, ni umuhasira afite ukuntu nyine utubare twatubara fresh. Yes. Bakabona turi gucamo akaba atabura agakofi akatabura ka drink n'iki, bakavuga ati credit kabisa. Ni gutyo bize, ni gutyo bize. Make rero iyo turi ku Butare Media rwose nkubwire ko ni vibe, it's a vibe. Ni vibe kabisa, ngira ngo abantu warukumbuwe bya hatari, warukumbuwe abantu bo baba barimo kumbwira bati turamushaka rekura ibintu Maki rwose niba hari kiri hafi rwose rekura imiriro kabisa. Birahari byinshi mu mastu, umva ndi bize nanjye kameme. Siritwo n'umuziki ubu ngubu urabona none gusaba ifungo cyane, gusaba ibintu byinshi biremereye. Ndi gutegura nyine nanjye hari indirimbo yaziri mu studio ngiye kujya nsohora imwe siriko system yo gukora wenda ngo EP cyangwa album ngiye ntago nyi trustinga cyane. Abandi bahanzi ntibanyumve nabi, ntago ngiye kumbwira ngo EP indirimbo 5 kuzishira hanze icyarimwe ntacyo nta vibe zinzanira, afaza nashirayo kamwe. Yes. Abanza nkari ukuntu kagacuruza nk'umuntu ukumbwira ngo ufite album wenda y'indirimbo 80 n'iki ikiva mari ntacyo. Urumva afazari nategura kabanga kamwe nkavuga ati karabimfasha nkuri agatawa ndibikiri kuva mu mboni ko gukora indirimbo ni nko kubyara umwana. Nge hari abahanzi navuga mu muziki babyara indahekana, nago nge nabyara umwana mugihe ataramenya no gukambakamba. Yes. Gushyira hundi mani muri izo naye gukora banga abantu bose bakabanza bakayumva ku buryo stage tujyana. Arakufite hafi si wadutamura kugira ngo arakufite hafi. Yes, hari boro yanjye yitwa Ndingiye kuzabatamo. Yes. Ndi ingwe bugwe apana injangwe mwumva, ndumufata beat ngayirwa za muzunga, ndumurasa umwazi rwose agahunga nkarwa bishingwe iyo rwagahunga, dore nk'ubu mfashe verse nziru zigiti please ngaho kanda play
maze Maki nanjye ninjire siwe warabe. Wow. Tingaho kanda play nanjye maji ni ninjire Ray. It's on channel yitwa Ubutare Media ni JD wiye byose banabahaye vibe banabahaye ibidasanzwe hari nundi ushaka kugira ngo tuzaho hereza umwanya rwose baganize nguko nabazaniye Maki umustari rwose umwe rukumbi umustari utigana umustari birimo umustari udahenda ngira ngo murabibona Maki out of music ni Maki ni muntu ki kibazo rero musaza bura kenshi kiba kinagoye kuko yagerageza kuko hari byinshi wenda ukira hari byinshi baba batubajije nibyo dusuye urumva Ubutare Media namwe urumva isi yose irabakurikira nona hari umuntu wa USA wenda ushobora kumbona warunzi uko ntarivuga ariko reka gerageze makondi try your best ntarivi ya Maki ni umushoramari kame mufite n'inshingano ya Maki ariga Maki ayivuze kwiga niga muri Erika ngewe niga muri Erika niga finance kugira banabyumve niga icunga mutungo niba ariko nabivuga EBS n'abaji banje ya school the EBS buranda bizi bazahita ubona ko nabaye credit urumva rero Maki ni uwo muntu ariko makakaba n'umuntu mugari muri we kuko burama kagira inzozi nazo ngari cyane zo kuba rwose ibintu byose tubona bigomba guhera mu rugo iyo mvuga ni local niba ari impano zose zihere local niba ari uzaba president here local tumutreatinga tubona karuwa danje niba ari inzo zagire zibanze zigehera muri entourage yatuyemo noneho zikure bura uwo niwe Maki agira kuba ariho neza muri present abandi abantu neza ariko akagira na big dream zibindi bintu byinshi azakora kuko nk'ubu ngubu ngenshura bati ya 2025 bamfite nka goals nk'eshanu zinsazi na settings birumvikana already urumva Maki ni umuntu ubaho bandira abantu ukunda nyine achievement ibyo yihaye akabigeraho ukunda abantu kameme kandi ukunda noneho gukora itandukaniro nkuko mbona nge ndi unique n'abandi basani n'ubuzima bwanjye ni unique n'abantu bakina movie nge nabaha story ya life yanjye rwose bayandika igitabo cyiza even nanjye I can write my own book ngakora kuri story y'ubuzima bwanjye ati nakwandika igitabo ngakora history on my life none se Maki wenda ndakubaza ariko bana guprofise ni real time bana kubonye kugira ngo tuganire warahitinze mu myaka ya 2012 11 13 niba ntibeshe but nyuma yaho Maki ntabwo twongeye kumva vibe like Maki twari tuzi muri ico gishe Maki byagenze bite byari bimeze bite iyo myaka yari ya myaka kwa kundi umuhanzi yatangira career afite imbaraga zose zishoboka yumva ko ya recordinga buri munsi yumva ko yakora stage yose yumva ko yagirute ariko yari imyaka yo kuvuga ngo rikange manze ni branding nyine ku bantu tu yaba stage zafinzi kubite yaba imirongo mbahe manze mbahabure nyine babone ko ngewe ndi umuntu ukwikiraka urumva ari transition yo kuva nkuko bivuze 2015 ugera 2019 gutyo yari transition yanjye yo kwitegura mu buryo navuga buri financier kameme nk'umuhanzi nari maze kubona noneho icyo umuhanzi akeneye niki niba araga transport niba ari aho kuryama niba ari biki nanjye nafashe time yo kuvuga ati noneho how napfa gukubita gutya na gutya noneho ngize mu myaka yo kubanza na settinga background yanjye kubyo nzajya mpaguruka numbonye nakwa approaching ati ndu mu musicien agahita avuga ati urumva iyo transaction yajemo hazamo na covid urabizi hazamo noneho n'impinduka yaje kwisi bura isi yagize change ya internet n'abantu benshi batari bizeye ko internet yahindura ibintu gutyo urabizi ibyo birazwi twirukangiraga kuri radio stations wumva ko umuhanzi wahitinze ari uzakinwa radio station ariko by now twagizemo ikintu nyuma ya covid guhera muri covid 2021 muri covid gutyo twabonye ko internet nabwo ari ubuzima ahubwo isi rikwerekezamo ibyo rero nabyo bisa nkaho byagoye abartiste cyane kuko murabanza muri adapt mu buryo bwo kuvuga ngo bari arikaike kamvuge gutyo sinzi niba ijambo arikaike uri kuryumva bari mu bihe wenda system iri traditionnel ariko noneho bakaza mu buryo buri modern bwo kuvuga ngo by now utajya kuri radio Maki waca ku Butare Media isika kumva wabikorera mu cyumba ubisika kubona kibimenye wabikorera mu cyumba London bakakumva
nabyo rero byasaga kugira abantu babyakire mu mitwe byasaga nkaho biri big cyane. Hanyuma Maki uti ibyo ngibyo byatewe n'impinduka nyinshi zagiye zitandukana, but still now ni niyo mpamvu tugufite Maki, ntabwo aratandukana n'umuziki. Maki yakoze byinshi ahura n'izo mpinduka, ariko akomeza gufata umuziki aracawurimo. Ubihuza ute ko twumvishe ko hari n'izindi business ukora, ubihuza ute? Nukuvuga ngo ubundi ikintu cyose navuga bro time, igihe wenda for Africa banambabare rwose, nsabye imbabazi kunenga abanyafrika ku Butare Media kubera iki oya ibihe biravugwa nyine igihe cyabo bagipfusha ubusa gute. Buriya umuziki ntabwo umuziki wacu ukeneye ibintu wenda navuga byo kuvuga ngo from Monday to Sunday ngure muri studio. Ushobora ati nge nijoro rimwe ndarara muri studio nka recording indirimbo ebyiri. Urumva impact indirimbo ebyiri zagira nzisohoye. Niba mvuze ngo ndarikodinga, ubwo ni record. Niba mvuze ndi mu misa, ndi mu misa. Niba mvuze ndi ku ishuri, ni ku ishuri. Niba mvuze ni ukurya, ni ukurya. Urumva noneho cyagiye nge mfata umunsi nkaba na recordinga, nkakora business nkajya no ku ishuri. Navuga ati kuva mu gitondo kugera saa 6 ndarikodinga. Kuva saa 6 kugera wenda saa 9 ndaba ndi muri business yanjye. Kuva saa 9 kugera saa 12 ndaba ndi ku ishuri. Saa 12 kugera wenda saa 3 ndandi kumwe na peti wanjye, ndi kumuha uburere nk'umubyeyi. Ni gutyo ngiye mbihuza, nshoboye kujera igihe cyane. Nuvuga ngo you manage your time kugira ngo umenye ngo buri kimwe n'umwanya wacu. Ari n'ikintu cyagiye kinanira abantu benshi bagiye batandukanye muri industry ya music, mu bintu tugenda dukora. Hanyuma Maki, uri mu bantu bakoze hit nyinshi, ufite boro nyinshi, ni nyinshi cyane, wowe urazizi kundusha kuko ni wowe nyirazo. Niye ndirimbo yagushimishije mu ndirimbo wakoze zose? Bro rero ya urumva cyakoza wenda reka mvuge ko indirimbo ya Nkoreye Akazi ikananshimisha, yari collab nakoranye na Pfla. Ko urumva kuri iyo time ngewe Tough Gangs yari hit. Oscar batanu bakunda no kuziga Gisenyi cyane. Urumva ariko wanjye nari mfashe rap y'akarere nka expose ku rwego rw'igihugu, byari binshimishije. Ko nahura na P agashami mirongo nanjye nkarapa. Byari byiza ko niko gukura k'umuhanzi burya. Buriya Maki wumvisha koze banga ari kumwe n'undi murapero wo muri Afrika, agakora banga ari kumwe n'umurapero wo muri Amerika, abari kwagura imbago kurusha kwifungirana mu gace kari loko. Indirimbo yitwa Uko Naje niyo yanshimishe, siko nabwiraga n'abantu uko naje, ko narababwiraga ngo natangiye urugendo abandi barusoza, nsanga bikaze nta nuwakureba irihumye, ndakwikira nambarira urugamba, nsiga bahamba ndahambira, ndemera nterwa inkingi n'inkende zirimo ndandanda, cyangwa se abandi basani banza naho bifu z'ubwana muri beat za Madebe. Byari pain muri ngewe. Ku Kinyarwanda cyuje ubwuzu, ku Kinyarwanda cyuje inganzo, ku Kinyarwanda kidasanzwe Maki biragoye cyane. Ubu ni nsanzwe muzi ku Cyongereza kidasanzwe, nsanzwe muzi kuri vibe zidasanzwe, ariko Ikinyarwanda urakirekura neza cyane. Hari ikibazo rero abantu benshi bakunda kwibaza, Rubavu n'impano, uri umuntu wahavukiye gute? Except mu mupira bararenze, ariko no mu kuririmba murahari. Ngira ngo hari n'ikigo cya Nyundo cya promotinze na n'ubu still kikizamura abana babarenze mu Rubavu. Nuwihe mwihariko mufite ugeranyije n'utundi turere ku mpano? Urumva nubwo abajene bose babigira big staff, Rubavu ni metropolis ya East Africa noneho kamushe ku yindi level. Bari byo kwigeranya twahuye no Rubavu ni metropolis. Ngomaki Metropolis. Mbese ni East Africa. East Africa yose igera. Kumva ikintu cyose yari ikeneye, kuko urakenera ibyangwe. Gisenyi, Jesire. Ugira haba inganda, ahubwo dukenera uruganda rukora n'ibyangwe. Kuko twambara nk'abantu bigira mu ruganda. Uraza kuri football byo navuga byo amavuba baheruka kuba yadanje Rubavu cyane kabisa. Tugifite ba Haruna tuza mu ishuri rya muzika. Ishuri rya muzika kuba government cabinet yicaye bro, kavuga reka dutangirire ku Nyundo. Nyundo bahehe Rubavu. Nyundo bibahehe Rubavu. Naho yagiye baracyahita he ni Nyundo, iryo zina ntabwo ryahava. Abanyarubavu bafite ukuntu bo Imana ibarema isa nkaho yeze mu mwihariko. Kubarema ni gikundiro no kwiyumvamo ko ari abantu badanje, n'ibigo bose bizeho mani no masegonde bavuga Rubavu ifite vibe. Nubwo ngo bafite ukuntu bakunda ibintu bakora, ko turi approach n'ibindi bihugu duturanye n'iki, ni umugi mwiza uturiye amazi,
ugerageza ku bringing ibirose tugenda wakora business wakwishima wacuruza wagira ute byose bicamo dina karere ka Rubavu kabisa respect niyo mpamvu n'abanyarubavu bari unique ko umuntu wabaye Rubavu ntago Singapore hamunanira umuntu wabaye Rubavu ntago Cape Town hamunanira umuntu wabaye Rubavu ntago Paris hamunanira nuko ngo ni umugugu foruma mu buryo buri lokale ariko no gufungura kubyerekezo by'isi bivuga ngo rero Rubavu ya it's my district niyo mpamvu n'abantu baho kameme bari sharp bari vibe yes kandi natwe turabona ko dufite nabwita nk'umukoro mu rugo wo kwereka abanyarubavu ko this rap twarwaniriye since pyramid yes twarwaniriye kuva kera mani tugakora amashow tugomba kubaprova ko isi noneho igomba kumva rap ya Rubavu ya Maki igihe mwatangiriye cyari kigoye nguko abana bidusobanuriye tukomeza tuganira cyari kigoye ariko ngira ngo buri muhanzi wese abafite uwo avanaho isoko y'ibyo akora wowe ni we role model wawe uko inspire watumaga icyo gihe ugira imbaraga zo kuvuga ati naba nk'uyu nguyu urumva let me say urumva credit to Tough Gangs Tough Gangs yaje ivuga ibintu bimana binariho tu umunsi w'imperuka uko biza bimeze abasista n'iki byandarika nyamara ubungu barabahanuzi yaranyespairingaga ariko ako kaboro kavuze mu buryo wagira ngo ni imirongo indirimbo cyangwa yani ngo nyine kunyespairinga mvuga ngo mu Rwanda reka abasista baje bibi ya nyine abasista baje tu nyine urabona bajya mu rubyiruko bipusha n'iki babatamo uburwara amasida n'ibiki binyendaro hirya hino urumva yari system nayo Tough Gangs avuga nk'umunsi w'imperuka amana avuga ati abakobwa basaze mu maniga n'iki urumva yari story dukeneye yes jaza kukubwira ati ndacyariho ndahumeka cyagira ute Tough Gangs yaranyespairingaga ariko na mbere yaho Tough Gangs mbere y'ukiza kuko ndi umuntu kurikirana cyane nakundaga Rugamba Spiriani amasimbi n'amakombe itorero ryari rirenze cyane kuko namwumvaga yibaze kuririmba nabyitikise wamba kumenya na yego no ibaze umusaza wakoraga ibintu Rugamba Spiriani agafata abajihari abagakoma amashi nawe na bandi bakaririmba urwo Rwanda imagine bro genge hari gukoma amashi makarikura pibaza ibyo bintu Maki ari kurapa genge no streamers ni iki n'abajiri midu no busafuriya y'abana bijerekani bavuze Rugamba Spiriani Tough Gangs ariko na internationally kameme ndirefera yes birumvikana already bitala Fuine A1 noneho akaza n'umuntu wita Jay-Z USA ko Jay-Z nkunda ntitaye kuzindi wenda diri yavugwaho ariko nkunda lifestyle ye oya ibivugwa bari baramani n'umugore bari kurakora n'umuziki akaba ari n'umuntu w'umubillionaire isi yubaha I can follow the way man yes ati ariko Tough Gangs uvuzeho ni big team yari big team gira ngo hari harimo ba Fireman Green P J Polly P Fra yes recent peace yes ariko ni ngombwa ko bajya bavuga ko nta muhanzi upfa kubera ko n'inkuta zirivugira n'abantu ubwabo barivugira yasize ibihangano ariko ninde wani milia ko kuri wowe ni bose bimeze bite urumva nyine nagerageje kuvuga ngo keretse wenda umbajije muri za TikTok azahugiye kumbaza buriya ndabizi keretse umbajije ati tuvuga ubu ngubu umuhanzi kwisi umwe rukumbi bakubwiye ati Maki ugiye kuri kiriya kirwa urutwara uwe muhanzi reka mvuge gutyo yes twenda kugera mu kanya kitwa challenge talent aho du challenginga umuhanzi ufite impano tukamubaza akantu ku buryo tarenza amasegonda 30 atagasubisha sivyo yanjye man IQ yanjye irakora niyo wama amasegonda 5 ugapfa kuba yes okay nditeguye cyane rero nditeguye cyane niki cyakugoye muziki icyangwenge nuko mera temeye ko naba umuhanzi wifuzaga iki nifuzaga ko yampa uburenganzira n'ingufu kuko hasaga nk'ahazaza hanjye kandi we asa nk'ari gusaza njye ndi kujya imbere tu niki wishimira mu muziki icyo nishimira uko umuziki wampuje n'abantu ukankorera izina ubu ngubu rintunze niho wari udasanzwe imbere yawe sorry ninde wari udasanzwe mu hazaza hawe wari udasanzwe of course urumva nyina w'inyange kuko ni waje mu buzima bwanjye agira ibyo ahindura kuri njye ni nk'ibiki yahinduye yahinduye byinshi nko kuba yaratumye dukora ahazaza biciye mu rukundo nyine uramutse hari icyo ukeneye ubu ni iki wumva ubura waba ukeneye wahita ukorerwa ubwo urukumbaza ubwo icyo naba nkeneye none nanjye nkeneye ko wenda isi yagira amahoro tu isi yagira amahoro ubona sa isi itagira amahoro
ntayo kuko urabona amafight n'iki zagaza nahe n'iki za Kongo ya ntago naryama ngo nsinzire mana abavandimwe wenda bari kurengana n'iki. The one in none icyo wakora cyose ngira ngo murabona ari updates aruzi icyo wakora cyose rwose no umuntu ntajya nshidikanyaho iyo ngiye gukora ikintu ngiki ikintu kidasanzwe. Ubu n'Ubutare Media, my name is Jade, ndi kumwe n'umuhungu wanyu yitwa Maki the Rex. Maki, yo iryo zina reka nkubwire naho ryavuye. Yes, wagira ngo menye icyo ngiye kuvuga rwose. Ayo mazina wenda mwita vahe ni iki urumva yewe gura ndi umwana urumva hari ukuntu avuga ni ndi master tu. Ariko master nkabona n'abandi bapeti nabo badanje nyine. Uko navuga ati wenda deliver cyane undi muji umusani gutya nuwa danje none ngiye navuga ati master. Urumva rero izina Maki the Rex rifite amateka naryo ubwaryo uko naryo na amateka urumva ma na a bivuga master. Wow. Ka na i bikavuga king. Yes. Master of king, so is Maki. Yes. Rex bivuga na umwami. Urumva Rex bivuga kuzina ryanjye Regis. Yes. Mu kilatini ni Rex. So yes. Maki the Rex urumva ni kings of kings, umwami w'abami. Yeah, okay. Maki the Rex you got a meaning. Yeah. Yes, the step one twari twahagaritse icyo twita Ubutare challenge. Reka tubukomeze rero uriteguye umeze neza cyane. Okay. Ubutare challenge ngo abari insazi. Abari insazi ariko reka twihute nta byatanje. Uraba soft twebwe dukomeze kabisa. Okay. Gusubizana ibitarenze amasegonda 5. Mu yes, nta amasegonda 5 abahagije. Ntari birwose. Yes. Twatangiye rero n'Ubutare challenge. Maki. Yo. Ubaye utari mu Rwanda waburiye? Nge nabandi USA. Waburiye USA. Mu Rwanda cyangwa se muri Afrika ibihugu byakoronijwe nibihe bitakoronijwe? Ethiopia na Liberia. Na Ethiopia na Liberia. Yes, Maki. Mu Rwanda hari imisozi myinshi kandi myiza cyane. Ubaye uri wo guhitamo kuba umusozi wawe umusozi wabu. Nge nahitamo mu Rubavu umusozi wa Rubavu hejuru cyane uhagarira iyo misozi yose. Mbese n'umusozi umwe rukombe muri iyo misozi. Yewe we. Maki rero. Imana iriho natwe turiho. Niki ubona Imana ishobora kuba yashiraho uramutse ubaye Imana wakora? Bo nyewe nuguha abantu umufungo ngabana amahoro. Ubundi nkabana show nyinshi cyane. Yes. Kwisi hari inyanja zitandukanye. Nize nyanja eshatu watubwira? So inyanja y'Abahinde, Atlantic na Pacific. Yes. Muri history ubana abantu bagiye batandukanye bagiye bakora ibintu bitandukanye. Gusa mu ntambara y'isi ya kabiri ni ya mbere hari umuntu wagiye avugwa. Ninde? Yes, Hitler siburiya. Ni iki akora umwibukiraho? Ya Hitler yakoze ibintu bya phone ntakwibuka yakoze genocide yakorewe abajew ya. Ubaye umukobwa ni iki wakorera umuhungu? Sha urumva namukunda na map buri munsi tu. Ati namukunda na map buri munsi. Ni iki ubona umuhungu atakakwiye kubwira umukobwa? Ya imitungo ye n'amaranga mutima yose ko yamuha ni fo. Ni fo. Hanyuma uretse u Rwanda cyangwa se igihugu cyangwa se umugabane w'Uburayi nihe hantu hagushimisha? Sandi hano hanshimisha ni Jamaica. Jamaica. Niki ushimishwa naco usibye kuba wabona umucyo wimukira umwijima? Ya urumva ya nibyo binshimisha kuko iyo ijoro rivuyeho umucyo ukaza ni nko gufata ikintu kibi ukagisimbuza ikiza. Ibyo nibyo binshimisha. Yeah, he's your boy, he's the only one who called the Maki the Rex. I am JD ariko dusoza rwose batemo akaboro rwose kamwe rwose kugira ngo dusoze. Yes. Dutemo uko umushonja ashishikara shaka ifunguro niko nanjye nshishikara mu gukora sub, share, like, comment, repost ku Butare Media. Twese dukoreshe ya ku Butare Media, man. You're right, easy. Maki the Rex, the only one channel is Ubutare Media. My name is JD. I'm with your boy. Thank you, boy Maki the Rex. Let's call it a party, let's call it a day. Reka nizere ko undi munsi nitubikena tuzakubona Maki. Shanda hari rwose abajene ngendi ndi supportive cyane kuri mwebwe kabisa ndahari anytime mwankenera nk'umuhungu rwose ndahari. Nanjye mu masho nzajya mbakenera kameme mu nkorera akazi ya for this credit kandi Ubutare Media yaje ikenewe ya. Love you so much, ndabakunda mukandosha. I am JD. Ciao. Buno Butare Media.